Ndagusuhuje mu izina rya Yesu, wowe udukurikiye. Tuguhaye ikaze kuri channel yacu Ubugingo Online TV. Kandi tukwifurije amahoro y'Imana. Amazina yanjye nitwa Moise Niyobugingo, nkaba nsengera mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Ubugingo Online TV ni umurongo wa YouTube tuzajya tunyuzaho ibiganiro by'iyobokamana. Iyi channel Ubugingo Online TV tuzajya tubagezaho ibyigisho bitandukanye bizajya bitambutswa n'ababwirizabutumwa batari bamwe. Ubugingo Online TV tubafitiye kandi ibihangano bitandukanye birimo indirimbo zihimbaza Imana ndetse n'imivugo yerekeye iby'Imana. Ariko ikinejeje kurushaho, tuzajya dusubiza ibibazo bizaba byabajijwe ku byigisho tuzajya tuba twatambukije. Ikindi kandi hari ibibazo byinshi abantu bibaza ku byerekeranye na Bibiliya. Tuzagerageza kubisubiza twifashishije ijambo ry'Imana. Wowe ukurikiye Ubugingo Online TV, turagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu uko tubishyize kuri iyi channel. Turagusaba kandi gukanda like, kandi ujye usangiza abandi iby'iyi channel ukanda share. Ubugingo Online TV dukeneye inkunga yawe, cyane inkunga y'ibitekerezo. Wakwandika aho hasi kuri comment. Niba wifuza ko tugusengera cyangwa se ukaba ushaka gutambutsa icyigisho cyangwa se ukaba ufite ubuhamya butandukanye wasangiza abandi binyuze kuri iyi channel Ubugingo Online TV, waduhamagara kuri nimero yacu iri aho hasi cyangwa se ukatwandikira kuri email yacu. Tukwifurije amahoro aturuka ku Mana. Dusenge. Mana umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja, dusengeye ubu butumwa bugiye kuzajya bunyura ku Bugingo Online TV, kandi ababwirizabutumwa n'abaririmbyi bazaba banyuzaho ubutumwa bwiza uzabane nabo. Dusengeye umuntu wese uzakurikira Ubugingo Online TV ndetse agasangiza abandi iby'iyi channel, ujye ubaha umugisha mwami, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Nta yindi ntwaro rero tuzakoresha ku Bugingo Online TV. Ijambo ry'Imana riravuga mu Efeso 6 umurongo wa 17. Paulo yaravuze ngo mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka, niryo jambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana niyo nkota y'umwuka kandi niyo tuzifashisha. Paulo arongera akavuga ngo rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 ku murongo wa 16. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, kugira ngo kandi abashe gukora imirimo myiza. Iri jambo ry'Imana rifite imimaro igeze kuri 3 cyangwa 4. Icyambere, twariherewe kugira ngo ritwigishe, ryigishe umwana w'umuntu. Mbese ukunda ijambo ry'Imana? Mbese ushaka ko rikwigisha? Icya kabiri, iri jambo ry'Imana twariherewe kugira ngo ritwemeze ibyaha. Akenshi abantu bumva ijambo ry'Imana ariko ntibashake ko ribabwira ibyo bakoze ngo bahindukire. Iri jambo ry'Imana ritunganya umuntu wamaze kuryakira kandi rikamuhanira gukiranuka. Ibi byose iyo bikorewe mu mwana w'umuntu bituma abasha gukora imirimo myiza. Erega burya imirimo myiza itunanira kuyikora bitewe nuko ijambo ry'Imana ritaduhindura. Abaheburayo igice cya 4 ku murongo wa 12. Iri jambo ry'Imana ni rizima, rifite ubuzima. Niyo mpamvu ukwiye kurifata nawe ukarigirira umwanya kugira ngo ugire ubuzima. Iri jambo ry'Imana kandi rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, ngo rirahinguranya ndetse rikagabanya ubugingo n'umwuka.
mbese ukunda ijambo ry'Imana? Ndakurarikira wowe ukurikiye Ubugingo Online TV kugira ngo ukunde ijambo ry'Imana. Umunyezaburi, Zaburi y'119 ku murongo w'140, umunyezaburi yaravuze ngo ijambo ryawe ryaravugutiwe cyane, nicyo gituma umugaragu wawe ndikunda. Haleluya! Ijambo ry'Imana mbese urarikunda? Iri jambo rifite ubuzima, rifite n'ibyo kurya. Ahari waba utari ubisobanukiwe, ariko rifite ubuzima. Umurongo w'103, amagambo yawe aryohera ubu bugeni mu nkanka zanjye, ngo arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Mbega ukuntu ijambo ry'Imana ari rizima, mbega ukuntu iri jambo ry'Imana riryoshye, ngo ndetse rirusha ubuki kuryohera mu kanwa kacu. Umunyezaburi arakomeza avuga umurongo w'105 ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, kandi ni umucyo umurikira inzira zanjye. Ndakwifuriza wowe ukurikiye Ubugingo Online TV kugira ngo ukunde ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana urigirire umwanya, nk'uko tubona umwanya wo kureba ibindi byose, umwanya wo kumva, umwanya wo kuganira n'inshuti zacu. Ndagusaba kugira ngo ukurikiye Ubugingo Online TV wite ku ijambo ry'Imana. Pawulo yandikiye Abafilipi mu gice cya 4 ku murongo wa 13 aravuga ati rega ntabwo abyibashisha ubwe, ahubwo aravuga ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya ndagusabira kugira ngo wishyire mu maboko y'Imana. Ahari ntabwo wakundaga ijambo ry'Imana, ariko uyu mwanya ndakwinginze kugira ngo usabe Imana urikunde. Erega ntabwo byapfa kwizana, ahubwo saba Imana iyo mpano kugira ngo ukunde ijambo ry'Imana. Fata umwanya dusengane kugira ngo ukundishwe ijambo ry'Imana, wongere urikunde. Ahari se nta mwanya warigiriraga, cyangwa se wigeze no kugira uwo mwanya, garuka wongere urikunde. Ndashaka ko dusengana wowe dukurikiye. Mwami Data wa twese, ijambo ryawe rifite ubuzima, kandi abarisoma, abaryiga ngo nabo babone ubuzima. Erega Mwami ntabwo twabyibashisha, ahubwo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Turinginze kugira ngo wongere uridukundishe Mwami, kandi n'abatarikundaga Mwami nabo uribakundishe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndagusabira wowe udukurikiye kugira ngo ukore subscribe, ukore like, kandi usharinge na bagenzi bawe. Niba ufite ikibazo uduhamagare kuri nimero yacu iraho hasi, cyangwa utwandikire kuri email yacu. Amahoro y'Imana. Shalom.